uko niko kuri. Agaciro k'inzu ntabwo ari urungano rw'inzu, si no gukomera kwayo kw'ibikoresho biyigize. Agaciro k'inzu nicyo inzu ikorerwamo. Niho itandukaniro ry'urusengero n'izindi nzu niho rigaragarira. Biranasobanutse Anicet, inzu zose siko zegerwa. Hari inzu zitegerwa, kandi abandi ukabona barazegereye bitewe n'uburenganzira babifitiye, ariko wowe ukaba utanatunga y'amazuru. Si uko inzu zitegerwa zirusha agaciro urusengero. Iki bacyumve rero. Aba bantu baze kumva ko nubwo bakomerekeye mu rusengero bagakubitikira mu rusengero baranakubitikiye mu kabari, be guca iteka, be guca iteka ngo bumve ko byarangiye. Iki baze kukibuka, twavuze ko ari kuri ambasade. Murakoze cyane. Mwibuke ko ambasade ubutaka ikoreraho ntabwo ibugura, irabukodesha. Mu gihe nari mfite gahunda yo kubakira abantu bazajya basindira, bagasambana, bakiba, bakica, bakagambana, bagakora ibibi, kuko abenshi babaho ngaho bagira ibyo bagambaniraho. Icyo gituma iyo bahicaye bavuga ngo ijambo ry'abagabo ribonera mu kabari, ariko ijambo rizima turibonera mu nzu y'Imana. Ijambo rizima riri mu byanditswe, ijambo rizima riri kubatekereza ijuru. Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Duhumurizanye TV. Uyu ni wa mwanya tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'abakozi b'Imana babiri. Amen. Reka batangire batwibwira kugira ngo dukomeze. Ni karibu. Murakoze cyane. Nitwa Reverend Pastor Ndorimana Edouard. Dusanzwe tubana kuri Duhumurizanye TV. Imana iduhana umugisha. Amen. Mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ndibwira ko nanjye ntari umushyitsi hano, maze kuba umusangwa. Nitwa Anicet niyo mugabo, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Iyo tuvuze mwene so n'ababyarwa n'ubutumwa bwiza, ariko n'abandi bazabyarwa nabwo bakizera. Duha umugisha wo kubana namwe kuri Duhumurizanye TV. Imana ihoraho ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mbere yuko tuvuga insanganyamatsiko tugiye kuganiraho, ndagira ngo Anicet tumuhe umwanya abanza asengera iki kiganiro, asengere n'abazacyumva bose kugira ngo imitima yabo izabashe guhemburwa nacyo kandi bazabashe kungukirwa. Ni karibu. Amen. Turagushimiye Data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo. Imana yatubyaje ijambo ryayo, ko ijambo ryawe ryarabitubwiye kandi turabyemera, turabyizera. Yaratubwiye ngo murabona remye mbaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo kugira ngo tuyigenderemo, kandi watwiteguye kera, izina ryawe nirihimbazwe. Bivuze ko twe tugeze none hatunguranye kuri twe, ariko kuri wowe wari ubizi. Niyo mpamvu tugushimiye abantu bakurikiye Duhumurizanye TV, bakurikiye ijambo ryawe kandi mu nzira y'ubutumwa bwiza. Tugushimiye ko mu biganiro byinshi biba mu isi wabatoranyirije gukurikira ikiganiro cy'ijambo ryawe. Mwami, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Abantu benshi iyo babanye n'abakomeye barishima, iyo bazwi nabo biba karusho. None tugushimiye kuri Imana ibana natwe, tugushimiye ko tuzi Oria Bonesa Edra, tugushimiye ko watumenye, umaze kutumenya utwituzamo, tuba muri wowe, nibwo buturo bw'abakwizera, nawe ugendera muri twe, bituma umwuka wawe wera abisoko imara inyota abantu bateze amatwi Duhumurizanye TV. Abarwaye ni wowe mukiza. Ubwo waremye umuntu umukuye mu mukungugu, ntabwo wananirwa gukiza abariho, warashoboye kurema abatari bahari. Tugufitiye ikizere. Imitima y'abakomeretse uyomore, abariraga ubaha umunezero, abari bari kuvuza agahinda, urusaku n'urwamo, ubaha impundu zikwiriye abizera. Turabigushimiye. Buri muntu mu cyiciro arimo umuhe gusobanukirwa n'iby'umwuka wera ku bwawe, kugira ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Tugushimiye none n'iteka ryose ku bwawe Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane abadukurikiye kuri Duhumurizanye TV. Pastor, reka udusomere ibyanditswe kugira ngo dutangire. Reka dusome
dushake dusome abari ryo havuga okay nta kibazo kadusome mu kuva 25 ntabwo ndi buvugeho mirongo yose kuko harasobanura ibyo kurema ihema ry'Imana. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira ituro antura. Ibi aba ari byo mwakiraho amaturo: izahabu n'ifeza n'imiringa n'ubudodo bw'umukara bw'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza n'ubwoya bw'ihene n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatabaza n'ibihumura neza byo kuvangwa n'amavuta ya elayo yo gusiga nibyo kuvangwa bigahinduka umubavu mwiza wo kosa n'amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo guhundwa akaba ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo ku gituza, kandi bandemera ubuturo bwera ture hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'ikibintu byabwo byose. Amen. Amen. Murakoze cyane. Amen. Reka dukomeze n'ibiganiro byacu. Hari umuhanga umwe muzamubona kuri duhumurizanye TV, Imana yaramuhamagaye, yaravuze ngo ibiganiro byose bivuga ku ijambo ry'Imana ariko bidaherekejwe n'ijambo ry'Imana, ibyo biganiro biba bipfuye. Yitwa Irene, muzamubona ajya akunda kudusura kenshi kuri duhumurizanye TV. Amen. Tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo, twabanje gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo topic tuyivuge nyuma. Ni topic ivuga ngo agaciro k'urusengero. Turashaka kureba ese urusengero abantu bari kurufata gute muri iyi minsi. Ese urusengero utayu ko hose ari ahantu hasengerwa mu byumba, ubundi biba bimeze bite? Ariko kugira ngo duturuke hasi abantu babashe gusobanukirwa, Anicet, urusengero wowe uryumva gute? Urusengero rwatangiye ryari? Urakoze. Hari nabo rutarabaho, kuvuga ngo urusengero rwatangiye ryari gatoya, reka mpere hasi ahubwo urusengero ni iki. Hari urusengero, hakaba n'inzu yo gusengeramo aho amateraniro ahurira. Hanyuma urusengero ni umubiri w'abizera, ko imibiri yacu ni insengero z'umwuka w'Imana uri muri twe. Rutangira igihe wizeye ukabyarwa n'uwo mwuka wera, kuko hari abo rwatangiye babaye insengero z'Imana, hari n'abo rutaratangira. Nitujya ku rusengero nk'inzu yubatse aho guteranira no gusengera, amadini yatangiye, umuntu ashobora gupresiza umwaka akamera nk'aho umuntu atanze ikinyoma. Umwaka kuwupresiza neza bishobora kugorana, ariko uko tuzi byatangiye byitwa amasinagogi. Twitwaga amasinagogi, zari inzu z'abahurijemo kwemera. Burya nta nubwo zari inzu gusa, n'amahema ko Abisiraheli batangiye urusengero rwari urw'Imana yabo, ariko mbere y'uko Imana ibabwira ko bayubakira insengero hari n'abandi bari bafite aho basengera kandi bafite n'ibyo basenga. Rero urusengero dushaka kuvugaho, sinzi niba ntagiye kure, ni urusengero nk'inyubako cyangwa urusengero nk'ubuturo bw'umwuka. Reka duhere ku rusengero nk'inyubako. Urakoze cyane. Urusengero nk'inyubako rutangira ku muntu igihe yemeye kuyoboka Imana, agahura na bene se aho bahurira, ko hariya ni mu ihuriro. Uko nta nzira n'imwe itagira rompwe, yewe n'izo batazi, cyangwa se amasanganzira mu kinyarwanda kimwe, cyangwa se amahuriro y'inzira. Ubundi urusengero ni nk'aho inzira zihurira. Uturutse mu kabari yaruzamo, uwakijijwe yaruzamo, uturutse mu busambanyi yaza, mu mujura yaza, ariko yes, ariko icyo rubereyeho
ni uguhindura, ni impamvu y'ibyiringiro by'abizera baza kwaturirana noneho bikitwa iteraniro. Icyo twita rero urusengero nk'inzu ni hamwe babizera bahuriza bitewe n'uko bemera, kuko hari mosque, hari eklezia, hari bahawudi, amazu menshi yo gusengerwamo bitewe n'ibyo abantu basenga, ariko tuvuge nkatwe mu bukristo mu rusengero rero wenda dushobora kuvuga eklezia cyangwa eklezia nk'uko bituruka n'ubundi mu kigiriki, ariko uko mbyemera ni ahantu hahurira abahuje kwizera, kabone noneho na bamwe baza badahuje kwizera n'abahari baza bajya muri za ntego babizera bo muri rwa rusengero bafite. Pastor, mbere yuko nza kugira ikindi kintu mbaza Anicet kugira ngo tutiharira ijambo nge nawe reka dukomeze dusaranganye kuri wowe, ubundi urusengero ni iki? Urusengero ntagiye kure yabivuze mu bice bibiri. Yavuze urusengero nk'inyubako, ariko kandi akomoza ku rusengero nk'ubuturo umuntu Imana ituyemo, umubiri w'umuntu, ubuzima bw'umuntu narwo ni urusengero, ariko kandi avuga n'aho inyubako abantu bahurira bateranira. Abanyamahanga mu ndimi zitari ikinyarwanda avuga ngo ni communauté. Communauté ni imiryango, sinkoresha umuryango umwe, ariko ihuje imyemerere, imyizerere. Ni ukuvuga ngo bemera Imana imwe rukumbi, bakemera ijambo ryayo, bakemera n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera. Abo bantu bishyize hamwe dukunda kubita abakristo, ariko nk'uko yarabivuze hari n'abandi batemera ariko nabo bari communauté. Bari communauté ariko batemera Yesu, batemera umwuka wera, bagira izindi mana nko mu Buddhiste, abahindu nabo bagira amateraniro kandi bagira ibyo bemera, nabo rero burya ni communauté. Rero muri ubwo buryo aho guhurira niho tuvuga guteranira. Mu buryo bw'inyubako yavuze ni amateraniro, ariko afite uburyo ayoborwamo kandi ashingiye ku kwizera kumwe, aribyo twita kwemera, ndetse tukemera no kugendera ku mihango iyoborerwaho, kuko burya hari ukwizera ariko hari n'imihango y'idini. Buri idini ryose rigira imihango yaryo. Rero muri ubwo buryo abantu bashobora gukora amateraniro bayakoreye ahantu hakahita urusengero ariko ari inyubako, ariko ubundi urusengero rukuru ni mu mutima w'umuntu. Murakoze cyane. Turimo turasa naho tukiri muri introduction kugira ngo abantu babashe kubyumva. Ubu dusobanuye urusengero icyo ari cyo, noneho ndagira ngo tukiri aho ngaho tuvuge n'imirimo ibera mu rusengero kugira ngo tuze kugenda tuzamuka ariko ku murongo tutavangavanze, kugira ngo n'udukurikira aze kubasha gusobanukirwa imirimo ibera mu rusengero ubundi ni iyihe. Ubajije nde? Uragitubwira ubajije. Babajije mwese ariko reka imirimo ibera mu rusengero hari ishyirwaho bitewe n'umurongo ngenderwaho w'iryo torero. Ko ubundi amatorero mu isi ayobowe mu buryo bune: hari Catholic type church government, hari independent type church government, hari congregation type church government na Presbyterian. Buri abo bose bagira leadership zitandukanye, ariko zose zifitiye n'umubiri muri rusange akamaro, ariko noneho ku myemerere n'imyizerere ntabwo bahuza. Imirimo ikorerwamo ishobora no kudahura, kuko ubundi umuntu ahuza n'abahuje intego. Iyo intego zitandukanye no guhuza ntimuhuza, kandi n'ukwemera burya atari kumwe n'uburyo muyoboka uko kwemera nabwo biba bihabanye. Ariko tuvuze iwacu nkanjye ndi umukristo mu itorero rya Pentecote. Iyo tuvuze Pentecote nati ADPR only, tuba tuvuze matorero y'aba born again, abavutse ubwa kabiri. Rero iyo tuvuze ngo imirimo ibera mu rusengero, sinzi niba umbajije y'umwuka niba ari y'abandi basengeramo, tugiye kuyiparitaja harimo niba ari y'abandi basengeramo yo twayimenya, ariko iy'umwuka hari n'ibyo umwuka atarakora kandi agamije gukora, kuko we ntagira formule ngo ibi narabirangije ngo kandi uko nabikoze mbere niko nzagaruka kubikora. Niba ari y'abasengeramo sinzi kugira ngo nuko mbasubiza. Murakoze cyane. Ndagira ngo turaza kugenda cyane cyane twirefera ku ijambo ry'Imana, kubera yuko hari imirimo
iri out of y'ijambo ry'Imana, ariko abantu bakereya kugira ngo babashe umuyobozi w'urwo rusengero turi kuvuga abashe kuyobora abantu. Ariko ndagira ngo muze kudufasha tugendere ku ijambo ry'Imana. Hari imirimo igaragara muri Bibiliya yagombaga no igomba igaragara no mu rusengero. Harimo gutura, harimo n'ibindi muri butwunganire mugendeye ku cyo Bibiliya ivuga ku rusengero. Reka tubara aho ngaho, reka nguhe umurongo tugendera aho ngaho. Murakoze. Ubundi mu rusengero hari ibintu byinshi bikenerwa bigomba kuba birimo. Reka tuvuge bike muri byo ko byose dushobora kutabyibuka cyangwa mushumba aranyibutsa. Urusengero bwa mbere ikintu rukeneye bwa mbere rukeneye umuyobozi, umuntu wasigiwe uwo murimo, burya akenewe mbere y'igiturisho. Noneho bwa kabiri urusengero iyo rugize umuyobozi, mbibutse ko impano ya mbere iyobora izindi nyine niyo kuyobora, niyo ubwenge. Impano y'ubuyobozi iyobora zose, ko n'impano z'umwuka wera zikenera ubugenzuzi kandi hagenzura uyoboye. Rero urusengero mbere rukenera umuyobozi akaba akeneye juste urumva niba ashyizeho ya kominote ryatsinda afite aho arijyana, aho riva rishobora kuhivana ariko ntishobora kwijyana aho rijyanwa na Kristo. Akeneye intego y'uwo yizera, ko ari umuntu ukreye urusengero nta ntego ya Kristo iri muri iryo shyaka yagize, akaba afite intego ye, ariko akeneye kuba hari yarabisigiwe kuyobora, akaba kandi ari mu muhamagaro w'Imana, bemeranaho n'Imana. Noneho kabiri, yamaze kuhagera akenera umwanya w'icyubahiro, kuko mu rusengero hari umwanya uruta iyindi, umwanya twita ku ruhimbi. Twongereho ngo uruhimbi rwera, niho umuntu ahagarara, kandi umuntu uhagaze mwubaha kabiri. Mwubaha nk'uhamagawe n'Imana, nkamwubaha nk'uhagarariye Imana, kuko Yesu yaravuze ngo nabahuza b'abantu n'Imana. Iyo ari umuhuza w'umuntu n'Imana, ahagaze mu mwanya Imana yakabaye kubirimo ibaye ihari. Bivuze ngo ari gukora iby'Imana yari gukora ibaye ariyo yaje. Uwo ni umwanya w'uruhimbi. Noneho akeneye n'ababwira Imana. Iyo bamaze kuhagera hahita hajyamo igice cyitwa kuramya. Ubundi kuramya ni ukuvuga Imana ukwiri. Hari uguhimbaza, undi guhimbaza ni ukuvuga Imana ibyo yakoze. Hanyuma kuyiramya ni ukuyivuga ukwiri. Uribuka ko abantu benshi bagenda bavuga ngo uri Adonai, Imana ikora ibyo igomba gukora, ariya ni amazina yo kuyiramya, yo kuramya Imana. Uri nyiri ububasha, uri nyiri cyubahiro, uri kuvuga Imana ukwiri. Icyo nicyo bita kuramya. Ubundi noneho kuramya harimo no gutura, harimo gutanga amaturo. Umwami araturwa. No abantu bagiye babaho ku ngoma za cyami, hari imbuto yaturukaga ibwami, ariko wakweza ugafata indi usubiza mu kigega kugira ngo abandi bazabura imbuto bazayikure kuri ya mbuto yatanzwe n'umwami, bisobanure ko igihugu kigira umwero. Iyo mbuto mu rusengero yitwa icyacumi. Reka dukure n'abantu mu rujijo, ndahita ndekura, ntabwo nikubira. Icyacumi cyaje imbere y'amategeko, kuko icyacumi cyazanye n'isezerano. Nibutse abantu ko amategeko yaje nyuma y'imyaka 430 Abisirayeli bavuye muri Egiputa. Bari batarajyayo. Amategeko yaje nyuma y'iyo myaka, yaje batarajyayo. Ko Melekisedeki umwami w'Isalemu, Aburahamu yamushyiriye icyacumi, nta mategeko abaho. Ntayo. Amategeko bayahawe bavuye muri Egiputa. Yes. Noneho icya kabiri na Yakobo yatanze icyacumi amategeko ataraza. Rero icyacumi cyazanye n'isezerano, ko ni isezerano umuntu yagiranye n'Imana. Bivuze ngo umwero w'ibyo waduhaye tuzawukora kugira ngo tubone imbuto yindi guturutseho. Bivuze ko hari n'abantu bagira imbuto zitava ku Mana kuko kutakiranuka kuri iyo mirimo ibera mu rusengero. Noneho ubwo n'uburyo bw'amaturo y'inyungu mu bifatika, mu buryo bw'ifeza n'izahabu n'ibindi. Mushumba yabisomye ko ifeza ntabwo ari amafaranga. Hari abantu bazi ngo ifeza ni amafaranga. Iyo bavugaga ngo ibiceri by'ifeza byabaga ari ibiceri bikozwe mu mabuye yitwa ifeza, niyo mpamvu bavugaga ibiceri by'ifeza. Noneho hakaba n'izahabu nk'amabuye, ariko hari n'umwero w'ibyo twejeje mu murima dusarura, nayo ni amaturo agomba kuboneka mu rusengero. Noneho no ku bworozi, mu ishyo ryanyu, mu mikumbi naho hakwiriye kuva ibitangwa. Ariko ikindi cya kabiri, hakabamo n'imirimo ihimbaza Imana mu buryo bw'imikorere yo kuramya, guhimbaza no kuramya. Umuntu ashobora kuririmba,
gucuranga ashobora kudiyakona ko abadiyakoni burya ni abacamanza bo mu rusengero, ko n'umudiyakoni bisobanuye ucira abandi urubanza. Hanyuma wenda ngarukira hafi mushumba akatwunganira, harimo imirimo myinshi mu rusengero, ariko yose uyikora, aricyo nsorejeho, uyikora agomba kuba yemererwa n'Imana gukora iyo mirimo. Imana ibaha umugisha. Mbere yo kohereza mikoro pasiteri nagira ngo mbe mutegura, hari ikibazo nshaka kuza kudusubiza agendeye kuri icyo ngicyo umaze kuvuga. Pasiteri ndagira ngo ube witegura mu kanya uradusubiza ikibazo kivuga ngo ubutayu n'urusengero no mu byumba uragerageza ubidutandukanyirize ushingiye kuri ibyo ngibyo amaze kuvuga, kubera yuko uyu munsi hari abantu bavuga ati ngewe aho kujya mu rusengero najya mu cyumba nkumva Imana ivuga, ukumva abantu benshi imbaraga barimo barazishyira kujya mu byumba, kujya mu butayu, ariko hari umwihariko wo mu rusengero nshaka yuko uza kumvikanisha usobanura itandukaniro ryo mu butayu, kuko kujya mu butayu nabyo ni ngombwa. Nkiri aho ngaho Anicet, ndashaka kubaza, hari ijambo Dawidi yigeze kuvuga, afata umunsi umwe wo mu rusengero awurutisha imyaka 1000 yo hanze. Noneho n'umunyarwanda nawe we sinzi impamvu yavuze gutyo, nabyo uraza kubidusubiza, aravuga ngo utarakubitirwa mu rusengero agira ngo ni inzu nk'izindi. Ndagira ngo udufashe aho hantu, kuko turashaka ko abantu basobanukirwa urusengero bitandukanye nuko muri iyi minsi abantu bari kurufata. Murakoze cyane. Mu rusengero ntabwo nzi uwarukubitiwemo, ariko Bibiliya irabanyereka bari bararuhinduye iguriro. Yesu abamerera nabi. Ubundi ku bantu bizera Imana ni umuyobozi, ariko ku batizera Imana ni umutegetsi. Abatizera Imana ntabwo yemera ko baza kuribata urusengero, uwo yanahakubitirwa rwose. N'abarugezemo baruribata ntibakubitwe, ntabwo ari uko Imana yabaretse, si n'uburangare bw'abanyetorero, ahubwo ni impamvu zitaragwira ngo Imana izibahore. Imana iracyabashakaho impamvu rwose ngo zigwire, babe biteguye ko bizaba umunsi umwe, kuko iba myinshi igahimwa n'umwe. Noneho Dawidi avuga ngo ni bene Kora, muri Zaburi ya 84 nibo bavuze ngo umunsi umwe gusa uturutira iyindi 1000 turi ahandi. Nuko mu rusengero niyo nzu yonyine iri mu isi iteraniramo icyubahiro cy'Imana. Niyo mwakorera igiterane muri hoteli, niyo mwagikorera hanze, uyu mwanya witwa uruhimbi ntimuzawusangayo. Muzawutegura ube stage, muhagarareho n'abandi bahagarareho, ariko nibarangiza babisenye. Kabiri, ntihazitirirwa izina ry'Uwiteka. Icya gatatu, umwuka ntahatura burundu. Kandi ikindi cya kane, n'abahakoreye uwo murimo ntibahahora. Gatanu, ntihagira ikirango cy'Imana. Urusengero rugira ikirango cy'Imana. Ko nuvuze ngo tujye ku rusengero, abari ku rusengero. Kabiri, uhageze nababwiye uriya mwanya w'uruhimbi rwera mu wubahe, kuko uretse n'uruhimbi nababwiye ko nubaha kabiri umuntu uhahagarara, yaba avuga iby'inyurabwenge z'abahanga n'iby'abahanga batemera nk'ubwenge. Burya umuntu kurusha gutoranwa mu gihe abona kurusha ubwenge, kuko ubwe buri gushyirwa ku isoko ubwawe bwicaye. Umuntu ufite wahunitse ibishyimbo mu mutiba ararutwa n'uwashoye ikiro, kuko uwagurishije ikiro kiratunga abatahinze cyane, ariko uwahunitse bishobora no kumuborana cyangwa akabirya wenyine. Rero uhagaze bikamuhomberaho, bikanamungwa. Rero umuntu utoranyijwe guhagarara imbere y'abantu mu rusengero rwera, nababwiye ko mwubaha kabiri. Impamvu yavuze ngo biruta iyindi 1000, urusengero Dawidi yari ari kujyamo rwari rurimo intebe y'Imana, rwarimo intebe ya Mesiya. Kabiri, rukabamo intebe y'imanza. Ikindi cya gatatu, akabamo intebe y'ubwami ya Mesiya bageragaho bakavuga ngo Emmanuel, Imana yifitiye ubuturo muri twe. Kuko iyo ubonye intebe y'umuntu uravuga ngo nubwo atahicaye
ariko arahari. Rero iyo ugeze mu rusengero niyo nta muntu waba uhari, uretse ubu iminsi imaze guhinduka, ubundi nta n'urusengero rwakingwaga, rwahoraga rukinguye kugira ngo abababaye barugere imbere. baza bakiba ibikoresho. Ubu babyiba kuko ntaba impamvu babyiba nuko hasohotse iby'ingenzi. Uyu munsi dufite ibikoresho nka materials, materiel, ariko ntidufite ibikoresho nk'abakozi. Ubundi se ndakubwiye ko hari igikoresho cyo mu rusengero gikenewe kuruta umukozi ugikoresha. Ubukene twagize nuko dukodesha abakoresha ibikoresho dufite. Ariko icyo gihe abakozi bari bahari, niyo mpamvu nababwiye ngo ukora bya bindi agomba kuba bihamagarirwa, kuko iyo bihamagarirwa bikora yahembwa atanahembwe. Ariko uyu munsi iyo umupastori cyangwa umuyobozi runaka, umurida muri rwa rusengero arebye nabo ukora wa murimo akoresheje cya gikoresho aragita agasohoka. Murakoze cyane. Ikindi namwunganira, yaravuze kuri ririya jambo Dawidi yavuze ngo umunsi umwe mu nzu y'Imana bindutira kuba mu nzu z'abanyabyaha hanze aha. Nuko iyo umuntu ageze mu nzu y'Imana niho hantu honyine umuntu ajya aruhukira, niho haba ihumure. Kandi ikibazo ukaruhuka ibikuruhije bigihari cyane, kandi ukaruhuka ukibirimo. Uwo ya ntaho byagiye, ukaruhuka ibikuruhije bigihari. Noneho dore ikintu kinakomeye, iyo urimo hari igihe wibagirwa ko na bya bindi bihari, ukabyibuka wongeye gusohoka. kandi nta nubwo ari ikinya, ahubwo Imana ibikwibagiza iguhaye n'imbaraga zo kubyihanganira. Noneho akarusho rero, niho hantu honyine haba umwami utarenganya. Ni naho hantu Yesu yavuze ngo nimuterana muteranye ku bw'izina ryanjye, ngo icyubahiro cyanjye kizamanuka kibagote, ngo kandi igitabo cy'urwibutso cyane kizajya kibumburwa ku bwanyu. Icyanyuma niho hantu hakirira abantu nta badogiteri baje. Amen. None se hari uwigeze avuga ngo umwe yakize inyonjo, nta mudogiteri, nta ukoze massage. Noneho abakize b'uyu mwanya baduha ubuhamya, kandi abaganga bari barananiwe. Donc na handi Imana ikorera ibintu bikomeye, nta muntu umanutse ngo agaragaze ko yazanye ibintu byakozwe n'abana b'abantu, kuko regahitirirwa izina ryayo. Dore ijambo ryayo gusa ari ryo rikoze gusa abantu bakaruhuka. Amen. Hari ikibazo nari maze kubaza pasiteri nshaka ko ahita adusubiza, ariko mbere yaho Anicet nawe ndagira ngo abe yitegura nsige mubajije ikindi kibazo aza kuza kudusubiza kugira ngo abadukurikira babashe gusobanukirwa. Muri ino minsi hari ukuntu abantu basoma Bibiliya bihuta, yakumvamo akantu kamwe agatambuka akavuga ati birabaye. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo mwanyubakira nzuki, cyangwa n'ahandi bavuga ngo simba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Umuntu yashingira kuri iryo jambo agatekereza yuko urusengero ari inzu nk'izindi. Ndagira ngo uze kutubwira aho hantu, ariko pasiteri nawe nagira ngo aze kudusubiza cya kibazo namubajije, kugira ngo itandukaniro ry'ubutayu n'urusengero n'ibyumba by'amasengesho. Nta na kimwe kidafite umumaro, ariko buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Ntabwo gusengera ku musozi ari ukuyoba, ariko ntabwo gusengera ku musozi bikura amateraniro y'urusengero. Icya kabiri, ibyumba ntabwo ari ikibazo, kuko ibyumba ni kimwe gifasha abantu kugira aho abantu bavukira, kuko itorero ni amateraniro magari, ariko icyumba ni pepiniyeri y'urusengero. Ni ukuvuga ngo abantu uyu munsi murebe inzego uko zubatse, dufite isibo, dufite umudugudu, dufite akagari n'umurenge n'akarere, ndetse no ku rwego rw'igihugu n'intara n'ibindi. Ni ukuvuga ngo abantu uyu mwanya umuyobozi mukuru w'igihugu ntanzi, ariko umuyobozi w'isibagize ute aranzi. Ni ukuvuga ngo ibyo umuyobozi mukuru w'igihugu ashobora kunkorera bishobora kugera ku mukuru w'isibo nanjye bikangeraho, kandi byose ari umukuru w'igihugu ugize ute ubinkoreye. Ni ukuvuga rero icyumba, reka bari cyo mberaho, icyumba kibereho kugira ngo kimenye abantu bo mu midugudu bari aho hepfo iyo ngiyo, b'abakristo bari iyo ngiyo, kibakusanye, kibegeranye, baze babageze mu rusengero bamurikira abashumba, bavuga ati dore icyumba cya hano mu mudugudu Ibunyanaka Amasizi, hakurya hariya kwa Nayinzira,
n'ahandi abakristo twarahuye tubona bizera bashya bashaka gukizwa, none mushumba ngaba turabazanye, hanyuma murebe imirimo ibakwiriye yo kubabatiza no kubigisha, ahasigaye kuko ari mwe mu bifitiye iki inshingano. Ntiwumva cya cyumba gifite akamaro. Ariko dore ikibazo kibamo, icyumba hari igihe usanga cyatangiye ubuyobe bwo kwiyonkora ku itorero rikuru cyangwa se ku idini, reka nkoreshe gutyo. Ugasanga umuyobozi w'icyumba ntagishaka kugira ngo yerekane ba bantu bari kuvuka ngo aberekane ku itorero. Ugasanga intambara zivukiyeho, ugasanga rimwe na rimwe ubuyobozi bw'itorero bufashe icyemezo cyo gusenya icyumba. Ariko si uko icyumba kidafite akamaro. Reka mve kuri ako tugende mu butayu. Ubundi ubutayu bwagenewe abantu bitwa ko bamaze kuba macuwa mu buryo bw'umwuka, gukura. Nta mwana ujya kuvukira mu butayu, nta mwana uvukira mu butayu rwose. Ntabwo ari ahantu hajya kwigishirizwa abakizwa. Igihe cyose hariho urusengero, ahubwo hakwiriye kujyayo ba Anicet bamaze kumenya impamvu ibajyanayo, bamaze kumenya n'uburyo ubusobanuro bw'umusozi, kuko umusozi ni ahantu umuntu yazamukaga agiye kuvuganira n'Imana, ikamubwira ibintu bishobora kumugirira akamaro ariko biragirira umumaro n'abandi. Twavuga nk'urugero, uhereye kuri Mose, niwe wajyaga aterera umusozi, ariko ntabwo yajyaga ajyana n'Abisirayeli, yagendaga wenyine. Rimwe na rimwe akaba yafata Yoshuwa kuko yamuteguraga nk'uzamusimbura, bakajyana ku musozi, bakamarayo iminsi, rimwe bakamara 40, iyindi minsi 7, bakamanukana bagaje y'ibyo baje kubwira iteraniro, ariyo rwa rusengero, bakabwirwa iby'Imana yababwiye, bakakira bagashyira mu bikorwa. Ejo bagasubirayo. Uzamutse kuzamuka kuri Mose na ba Yoshuwa, uzamutse kuzagera kuri Yesu yajyaga azamuka umusozi, ariko ntiyajyaga abwira abo yabwirije ngo nimuze tugende tujye ku musozi. Icyakora hari yabagaho special, iyo bamenyaga ko ari ku musozi bakamusangayo bizanye ariko atabatumiye. Ariko ubundi abakristo muri rusange bakwiriye kuba mu materaniro, ku musozi hakajya umuntu nawe umaze gusobanukira, nawe abibwirijwe n'umwuka, atari ikigare. Dore impamvu ya mbere, mu butayu habayo byinshi. Ku musozi aho twita ku musozi habayo byinshi, habayo abajura. Mbonereho no kubabwira abantu bajye bagenda bitonze. Ejo bundi twagiye kubwo ku Gisozi ngiye gusenga, ndi kumwe n'umukristo, murabona dusenga dusinziriye, akavura karatonyangaga, nagiye kumva numva aratatse, sanga batatu bamufatiyeho icyuma. Urumva ngewe narwanye njya kugira ngo ndwane n'isakoshi bashaka gutwara no kumutera icyuma, ni nge bari bagiteye. Aho ni he? Ku musozi. Ubwanjye ndi umushumba nagize ubwoba, nubwo baje gutwara iyo sakoshi batwaramo amafaranga na telefone, ariko murumva ko atari ahantu ho guhubukirwa. Ntabwo umuntu ajya gukirizwayo, ntabwo umuntu yigirishirizwayo inyigisho z'igice, ntabwo umuntu yigishirizwayo inyigisho z'umubatizo, ahubwo ni ahantu umuntu ajya ari mukuru kandi akamenya igisobanuro cyahagiye. Anicet, waza kugira icyo twongeraho tugakomeza kuko turagenda twunganira. Murakoze cyane. Hari ikibazo nari namubajije, ariko mbere yuko agisubiza arabanza kunganira abone kukinsubiza. Reka gatoya ndakibuka ndakivugaho. Ubutayu n'urusengero n'icyumba. Icyumba nk'uko mushumba bivuze nibyo ni pepiniyeri, hacurirwa abantu, kandi burya ni naho imihamagaro y'abantu irererwa. Niho twavuye mu byumba by'amasengesho. Noneho ubutayu rwo ni n'urundi rwego bukwiriye gusengwa bitewe n'icyiciro cy'ubukure bw'umuntu mu gihagararo cye. Noneho ikindi cya kabiri, burya haba n'imyuka mibi, tutabivuga bakagira ngo hari umusozi n'umwe ubaho Imana. Oya, Imana iba mu bajya kuhasengera. Rero iyo wowe ugiye udafitanye ubumwe n'Imana na bwa busabane, hasohorera ibindi bitari mu Imana. Kuko simpamya ko uwo mwene data mushiki wacu bafatiyeho icyuma, simpamya ko yari yagiye araritwe n'Imana ngo bajye kumugirira gutyo. Hari ibibazo tugira bigatuma tuva mu bandi, tukumva turashaka kujya kwiherera ariko bitari mu bushake bw'Imana ngo tujye mu mwiherero wacu wo mu butayu. Ariko kandi hari n'abasenga ubutayu nabi mu buryo bwo kwigumura, kandi bakajya mu butayu basize amateraniro cyane. Ku munsi twateranye bakajya mu butayu. Ni kimwe nuko umwana wamubwira ngo jya kunzanira amazi akajya gutashya, cyangwa bamwe babyita gusenya, ariko no gutashya mu Kinyarwanda no kuzana inkwi.
ntabwo uyu mwana watumye amazi akajya gutashya siniyumvisha ko wamureba neza nubwo ibi bintu byombi bikenewe mu rugo bifite akamaro ariko ikije mu mwanya utari uwacyo kirateza icyuho mu cyo yagombaga gukora kandi n'icyo azanye ntigisimbura icyo yari bukore. Rero ni ngombwa ngo abantu bite ku materaniro yera ubutayu ko ari amasengesho mu byiciro Yesu yasengaga, ayo yasengeraga mu ruhame, hari nayo yasenganaga n'abigishwa bose, hari nayo yafataga itsinda batatu yego na Yohana, noneho n'iryo tsinda akaryiyufura akajya gusenga ari wenyine. Birashoboka ko ushobora kugira amasengesho yawe y'umwihariko ariko kubw'impamvu z'Imana zirenze cyane iz'ubuzima bwawe. Noneho icyo mwambajije kindi twagifatikanya n'ibi cyangwa twari dushoje iki ngiki tugikomereza aho bihuze nacyo kivuga ngo iki nagidusubiriremo tucyumve neza. nta n'indimo mubwira yuko hari ukuntu abantu basoma Bibiliya bihura mu murongo umwe akaba ari wagenderamo akavuga ati abaza no ku nzu yubatswe n'amaboko y'abantu n'impamvu yateye Imana kuvuga ririya jambo. Yego, ubundi hari umuntu mu bantu, hari n'umukristo mu bantu, ibiganza byose ntabwo byejejwe ku buryo byubakira Uwiteka inzu yo guteraniramo. Umugambi watumye ya nzu yubakwa ushobora kuyiha agaciro kuruta ya nzu. Noneho ikindi cya kabiri, inzu zubatswe n'amaboko y'abantu Pawulo yaravuze, ni muri Areopago niho yarageze 2017 byakozwe n'intumwa Jopanse, ababwira ngo ntabwo Imana ikorerwa n'amaboko y'abantu nk'igize iki kennye, ntinama mu mazu yubatswe n'amaboko y'abantu. Aravuga ngo no muri Yesaya hamwe wavuze ngo mwanyubakira nzuki, no mu Kinyarwanda uwo mugani bajya bawuca rwose bakavuga ngo ntawubakira Imana. Ngira ngo niyo dufite urusengero twubaka bingana n'abaza guterana, ariko iyo itorero rimaze kwaguka tubona ko twubatse tutarebye hirya. Iyo turi kwagura bisobanuye ko inzu yanganaga n'ibitekerezo twari dufite ibaye ntoya, noneho twagura bingana n'ibyabo turi kubona, ariko n'ubundi ntawubakira Imana kuko Imana ni ngari, iragutse, irenze uko dutekereza. Rero gufate ijambo rivuga ngo mwanyubakira nzuki bigaca umuntu aho mu rusengero, uwo musozi wose agiye gushaka iki? Uwo musozi ho ninde wawuremye? Wose n'uwashyiriweho Imana. Hari umugabo witwa ni Christ ninde wakoze bomba atomike, baramubajije agiye gupfa, baramubwiye ngo tubwire ijambo rya nyuma ariko tubwire kuri uru ruhande. Baramubaza ngo tubwire ikintu wakoze kirakurushya ukigezeho urishima. Afata Bibiliya arababwira ngo nukwimura Imana muri Bibiliya nyishyira mu mutima wanjye. Niba hari ikintu dukeneye dukwiriye kwimura Imana mu rusengero tukayishyira mu basengeramo, tukayimura no ku misozi muri bwa butayu, tukayishyira mu mitima y'abasengera muri bwa butayu. Icyo gihe tuyoborwa n'Imana aho dusengera nuko tuhaba. Ntabwo rero urusengero kuvuga ngo ni inzu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu ahita asohoka no muyatuyemo, kuko iby'amaboko y'abantu yakoze ni byinshi. Ahita yambura n'umwenda yambaye, ate n'imodokari yaguze, asiga inkweto. Urasanga amaboko, icyo twerekejeho amaboko ni isezerano Abisirayeli bahawe. Imana igiha umugisha, mugikorane umwete kandi aho mwerekeje amaboko niho nzabahera umugisha. Rero twebwe impamvu z'urusengero rutandukana n'izindi nzu nuko bwa mbere ruriho kubw'intego y'Imana. Kabiri, ubundi urusengero ni transit, ni inzu abantu banyuramo bakomeza ahandi. Iyo tuvuze transit ni ahantu umuntu agera agenda. Bwa mbere dutangira twayigereranyije na rompwe. Rompwe ni ihuriro ry'inzira. Nta muntu utinda muri rompwe, ntibashobora kuhashyira rebisi kuri rompwe. Ntabwo bahashyira rebisi ngo abagenzi binjiriremo cyangwa bavemo. Nta na parikingi ihubakwa. Mu mahuriro y'amamodoka zizenguruka buri modoka ifata icyerekezo cyaho igiye. Rero urusengero ntabwo ari inzu nk'izindi. Oya, si inzu nk'izindi kuko hari izo dukodesha tubaburije ko dushyiramo umusaraba mo imbere. Urwubatse rudakodeshwa dushyiraho ikirango cy'umusaraba. Uzi icyo bisobanura?
birasobanuye ngo abarimo hano bapfanye na Kristo bazukana nawe, kuko umusaraba uba ku bapfuye gusa. Urumva inzu ye niyo yawushyiraho harimo umwanya uri buhita ubura, wa mwanya wejejweho mu rusengero twavuze cyane. niyo yajyana umusaraba mu rugo iwe ntazajyana y'uruhimbi. Ikindi naza kukunganira, uhereye mu itangiriro Imana yari yaragennye uburyo bwo guhura n'abantu. Yes. Kuko dusoma Adamu na Eva, Imana ibasura ikabagenderera. Ariko wakicuma gatoya ugasanga bariya basore Gahini na Abeli batangaga amaturo yo kuramya Imana, kuko saa yo kuramya se na nyina yari ayo kuramya Imana. Bigaragara ko abo bantu bari bafite uburyo bugenwe bwo guhura n'Imana, kandi nabwo badahuriye mu byumba bararamo niba bari bafite inzu, ahubwo hari ahantu hari hagenwe Imana igomba kuganirira nabo, bakayitambira ibitambo by'uko bayiramya ko ari umwami. Iyo uvuye aho nari ngiye kukunganira, igishushanyo cy'ihema ry'ibonaniro aricyo twasomye, ni igishushanyo cyavuye kuri iri mu ijuru Imana ikoreramo amateraniro n'abamarayika bayiramya bayihimbaza. Cyahawe Mose gusa. Undi mugabo wari ugize iryo yereka ni Dawidi. Mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 7 amaze kubaka inzu aguwe neza, aravuga ati ariko koko ndyame ngubwe neza, isanduku y'Uwiteka iri mu ihema. Ariko yirengagije ko igitekerezo agize cy'ihema, iki gishushanyo cy'ihema cyavuye he? Mu ijuru, mezire. None rero Dawidi aravuga ngo ndashaka kubakira inzu Imana. Ni nawe muntu wabwiye bwa mbere, Imana iramubwira ngo ese imutumyeho uriya muhanuzi Natani umumbarize ngo azanyubakira nzu. Kuko Imana niyo yari yaratanze mezire zihema. Dawidi nawe arashaka gutanga mezire z'urusengero. Ariko Imana ni nziza, ibona ko yatekereje neza, iramubwira tumubwire ngo kubwo gutekereza neza gusa ubwami bwe buzahoraho iteka ryose. Buriya Imana imubaza kuriya, Imana ntekereza ko aribajije uyu muhungu azi ko nzatura ahantu hangana hate, nzicara hangana te, ko wenda aryama mu cyumba yagennye yapimye, azi nge nzaryama mu kingana iki. Kuko byanze bikunze Imana yaratekereje nayo. Ariko wavuze ikintu gikomeye, Imana ni ngari. Niyo tunubatse urusengero twubaka urungana n'ibitekerezo byacu. Nukuvuga rero kandi ibitekerezo byacu ejo bikaduhakanira ko twubatse hato. Noneho hari n'igihe birenga imbibi ugasanga ku isi yose bibaye ngombwa ko tuhagera. Nukuvuga rero Imana ni ngari mu buryo bwagutse, ariko amateraniro nicyo kintu cya mbere Imana ikunda. Utekereza Imana yatanze ihema ishingiye ku gishushanyo cyo mu ijuru cy'ihema ririyo, kugira ngo abantu babone aho bazajya bateranira, kandi itanga uburyo bwo kuramya Imana nk'uko mu ijuru bagira ute bayiramya. Nicyo gituma nta hantu ho kubaho, komerezaho nta kibazo. Kuko ibibera mu rusengero ni ishusho y'ibiri mu ijuru. Uko abamarayika, abakerubi n'abaserafi iryo tsinda riramya Imana, niko n'abari mu isi bayigira. Rero mu isi urusengero ni nka hedikota ya ambasade y'ijuru. Ni ambasade y'ijuru mu isi. Urumva itandukaniro rero ry'inzu ni nk'izindi. Kandi agaciro k'inzu ntabwo ari urungano rwayo. Agaciro k'inzu ni ikikorerwamo. Agaciro k'inzu ntabwo ari uko inzu ingana, icyo inzu ikorerwamo. Muzarebe ntago banke ntiharindwa inzu, harindwa umutungo urimo. Uko niko kuri. Agaciro k'inzu ntabwo ari urungano rw'inzu, si no gukomera kwayo kw'ibikoresho biyigize. Agaciro k'inzu ni icyo inzu ikorerwamo. Niho itandukaniro ry'urusengero n'izindi nzu niho rigaragarira. Biranasobanutse Anicet, inzu zose siko zegerwa. Hari inzu zitegerwa, kandi abandi ukabona barazegereye bitewe n'uburenganzira babifitiye, ariko wowe ukaba utanatunga y'amazuru. Si uko inzozu zitegerwa zirusha agaciro urusengero. Ikiba cyumve uburyo ubuyobozi bw'ijuru bwubatse n'inzego mu isi biratandukanye. Ko mu isi urwego ruhera ku woroheje abo umugaragu w'ukomeye, ariko mu ijuru bihera ku ukomeye abo umugaragu w'uworoheje. Ni nayo mpamvu, ni naho bibera byiza. Kuko Imana iduhindura abakozi atari uko dushoboye kuyikorera ibyo itakora, ari ukugira ngo ibone uko izaduhera amakamba imirimo twemeye gukora. Noneho uzarebe
imana ikomeye niyo iturinda twebwe aboroheje ntiyaryama twashira ariko mu isi imbaraga za generali ni ukuva kuri ba private kuzamuka abo bari munsi ye nizo mbaraga imbaraga z'umukire ni umukene umuzamu urara ku irembo ry'umukire niwe mbaraga z'umukire za nyir'urugo uzi ko buriya aba bantu bitwa ko boroheje mu isi ni nabo bagoka cyane kuruta abo bakomeye ariko ijuru uko ryubatse ijuru niryo riturarira amajoro turyamye dusinzira ntimugire ngo mu buryo bwa ekonomi mu buryo bw'ubukungu ababyize badukurikiye barabizi niho isigwira mu cyuho nuko imbaraga ziba mu ruhande rumwe noneho niho isigwira mu cyuho ni nayo mpamvu isi yitwa isi ariko ijuru imbaraga imana itabaranye umugabo n'izitabarana umugore imbaraga imana ikirishije umwana n'izikirisha umugabo zose ni mu muzuko wa Kristo none se Anicet tuvuge yuko umuntu wamenye Kristo cyangwa umukristo wavutse ubwa kabiri utajya mu rusengero afashe urusengero akarusimbuza ubutayu tuvuge ko abakoze icyaha aba yakosheje nta nubwo ari icyaha gusa uwo ntayoborwa n'umwuka wera ni ukuyoba juste icyaha mbo reka tubisobanure gutya icyo cyaha gishobora kutamurimbuza ariko hagiye akahurira n'ibimurimbura icyo cyaha ubundi niko ikindi cya kabiri usibye no kutahuriraho n'ibimurimbuza nta mahame cyangwa amategeko byahawe imisozi byahawe urusengero ubundi reka turebe abatambyi bari ku misozi kujya kwigishirizayo nta n'ihema ry'abatambyi ryigeze ribayo urakoze cyane ryigeze rijya ku musozi ni ukuvuga rero urusengero rwashyiriweho kugira ngo abatambyi barubemo kuko icya mbere habanje gutegurwa uko ihema rigiye kuba igishushanyo mbonera icya kabiri bategura aho isanduku y'Imana izaba n'ibizakoreshwa by'ihema bategura abatambyi imyambaro bazaba bambara n'uko bazajya bakora ibyo byose bigenerwa iki urusengero ariko umusozi ntiwagenewe ibyo umuntu ujya mu butayu yarakiriye Yesu umwami n'umukiza yamenye Yesu ariko ntiyamwizeye kujyayo cyangwa kurusimbuza umuntu rusimbuza ujya mu butayu akabusimbuza urusengero akareka urusengero akavuga ngo aho gusengera mu rusengero nzajya njya gukora amateraniro yo mu butayu bwa mbere ni ikigenge kuko ni ukuri kandi ntituri abacu ngo twigenge none ubwo atangiye kwigenga abaye abundi inama ya nyuma twamugira nuko yahindura akabaho mu buzima butiyobora ayoborwa n'umwuka kandi umwuka iyo akuyoboye aguha abakuruta mu muhamagaro mushumba Imana imuha umugisha ijambo duhaye ngo turibasomere twababwiraga ngo nta muntu ukwiriye kubaho abyawe n'umwuka atagira umuyobora umuntu wese wabyawe n'umwuka wamaze kuba umukristo akwiriye uwamubanjirije muri uwo muhamagaro kandi kabiri ashobora kuba ataranakubanjirije ariko agatoranwa n'Imana kuko Aroni yarutaga Mose cyane ariko hatoranwa Mose Yakobo yakijijwe nyuma yes ariko niwe wabaye bishop w'itorero rero 13 abaheburayo ho mushumba duhaye umurongo wa 17 haravuze ngo mwumvire ababayobora mubagandukire kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa kuko kubikorana akangononwa kutagira icyo kumarira mwebwe urumva iyo ubaye ikigande utera ukuyoboye gukorana akangononwa kuyoborana akangononwa uzi icyo ari cyo dusobanuriye hari abantu badukurikiye batabizi abafite juste agira ipfunwe ryawe none akangononwa karasobanuka kuri ubu buryo hari igihe umuntu azinuka ibyo kurya ukumva ntubishaka none iyo bateguye iryo funguro udashaka hari ikintu gita kitambika hagati na hagati hano ntabwo tujya muri iyi biology ngo abantu tubasobanurire uko bigenda ariko urwagashya ruzamura ububihe bwose bwo mu muntu ukumva ushaririwe n'ikintu ugiye kurya ukumva ntugishaka ngo bitera ikirungurira kuko ari byo bihari byonyine urapfa kubirya ako niko kitwa kangononwa noneho kuko utamwirukana kuko utamuca urapfa gukomeza kumwihanganira ariko bikubera inkomyi bitume nawe atagira iby'umumaro abona kuri wowe
akanamuyobora nabi. nyine niko kakango nonwa. urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Hari ikibazo nshaka kubaza pasiteri. Pasiteri, uyu munsi hari umuntu wakubitiwe mu kabari arakizwa bwa kabiri, akubitirwa no mu rusengero. Uyu muntu acika mu rusengero avuga ati nakubitiwe mu kabari none nkubitiwe no mu rusengero, ntaho bitaniye. Nta hamwe yari yakosheje. Hari igihe ntaho yaba yakosheje kubera shitani ushaka kumusubiza inyuma. Tuzi n'abandi bantu bagiye bahurira n'ibikomere mu rusengero, uyu munsi bafashe decision yuko batazasubira mu rusengero. Hanyuma se mwisi ho ntibarahakomerekera ko batarayivamo. Nuko batekereza ko bari bageze aho gukirira. Ariko ndagira ngo pastor adusobanurire. Nendaga kugusubiza. Anicet araza kumfasha. Nawe araza kukunganira. Ndagira ngo dusobanurire. Hari umugabo bita Sawuli ari wahindutse Paulo. Abantu ni benshi niyo bamwumva tumwigisha cyangwa tumuvugaho batekereza ko yari umupagani. Oya. Yari umunyedini w'umukristo ku mategeko. Niwe muntu wakubise ba Ananiya arabavangira, yica Stefano bareba. Umunsi yaje gukirizwaho ahinduwe na Yesu. Stefano nako Ananiya yarabiburanye. Haravuga ati reka reka, uyu muntu n'ubugome bwe uramutuzaniye hano ngo atugirire nabi. Mwami ntubizi uburyo yarenganyije itorero, ariko ibyo yakoraga byose byari mu butamenya. Ariko amaze gusobanukirwa nawe yakubiswe izingana ndetse izirutaho izo yakubise abandi. Iyo turi mu rusengero, Yesu yacunguye ubuzima bw'umwuka, ariko kamere zacu ntizacunguwe, ntiziracungurwa. Kiretse iyo uyibambye. Anicet sinzi ukuntu ajya bivuga we, hari ukuntu bayibamba bakayibamba. Dufite abantu rero bari mu rusengero bafite kamere kandi bashobora kuba abayobozi, ku buryo bisaba ko niba kubwiye gukora ikintu, iyo utacyumviye mu mwuka ashobora no kukikumvisha mu mubiri. Turabafite rwose bameze batyo kandi Imana ikabemera. Reka nkubwire uburyo Imana ibemera. Muzumva Yesu yavuze ku bagabo bita batatu. Yohana avuga no kuri Petero na Yakobo mwene nyina wa Yohana. Yabise ngo abana b'inkuba. Abana b'inkuba bari abanyarugombe, bari abanyamahane, bari bateye ubwoba. Umunsi umwe baciye mu mudugudu umwe babima icumbi. Icyambere amazu ndi yari ayabo. Baravuga ati ntayo tubahaye, amazu ni ayacu. Bati hanyuma ntabwo se reka tubadihe tubatwikire, tunabatwikiremo kuko yari yabigenje. Aba baswa se batwima icumbi gute? Iriya ni kamere, ntabwo ari umwuka wari ubivuze. Yaravuga ati ariko ntimuzi umwuka uba muri mwe. Umwuka uba muri mwe ntabwo ari uw'intambara, ni uw'amahoro. Babimye icumbi ariko ni iryabo. Muze tugende tujye kuraraho bati twemerere. Uyu munsi rero dufite abantu bafite iyo kamere. Dore rero uwo munyekabari yaje nawe kamere itari yapfa, ayiterura mu kabara akayizana no mu rusengero. Iyo ahuye n'undi nawe utari wameneka ngo amenekere Imana, urumva ni ingume ebyiri zigiye guhura. Rero nubundi yari atari yakira, ahura n'utari wakira. Mbibutse ko urusengero ndarugereranya n'ibitaro, kuko naho abantu bavurirwa bagakira. Ariko hari igihe usanga aho ibintu byakomeye, umuntu utari wakira bisaba ko ari buze gufasha uje arembye. Iyo ibintu byakomeye no mu nsengero rero dufite abantu batari bakira, batari bagera ngo bamenekere Imana buzure. Iyo rero bageze hariya babasitaraho. Anicet yigeze kuvuga ijambo wenda araza no kurisobanura, sinzi impamvu yatumye arivuga. Yaravuze ngo iyo ugiye mu rusengero ugahura n'umuntu wakomeretse, nawe ugifite ibindi bikomere, hari igihe umutonekera ibikomere nawe agatoneka ibyawe. Rero aba bantu baze kumva ko nubwo bakomerekeye mu rusengero bagakubitikira mu rusengero, baranakubitikiye mu kabari, be guca iteka. Be guca iteka ngo bumve ko byarangiye. Ikibaze kukibuka twavuze ko ari kuri ambasade. Murakoze cyane. Nibuke ko ambasade ubutaka ikoreraho ntabwo ibugura, irabukodesha. Icyo mukimenye. Yego. Ikindi cya kabiri, nubwo ari abambasaderi ariko batuye mu gihugu cy'abandi. Kandi ikindi cya kabiri, ambasaderi ategekwa kubaha umuco w'igihugu yagiyemo, akubaka umuco w'igihugu cyamutumye. Ibyo ni ibintu bibiri bikorerwa mu gihugu kimwe mu muntu umwe. Ushobora kubangamirwa rero na nyiri umuco urimo, kuko uri kubabwira undi muco. Icyo ni kimwe, kuko abantu mu rusengero
impaka zituruka mu myitwarire ngenderwaho, doctrine. Noneho wabangamira imyitwarire ya wa muntu uko yaje wagashaka kugenda nk'uko abishaka. Abo bose n'urugero rwa cya gikomere. Akanise uzi ibyo bintu uvuze siko ari abantu nge nawe twashobora kuba twarakomerekeje kuko imyaka 8 igiye gushira duhuye tuvuga nge ndibuka ko mu cyumba hari intambara twajyaga dushaka gukora bitewe nuko abantu banze ibi nkubwira rwose ari jya Anicet yahaguruka ati no nanjye ntisha ariko nta kibazo. Murakoze. Ndagira ngo mbere yuko twihuta icyo kibazo waruriye nari nateguye ndi bukibabazemo. None tuhite tukigeraho. Tumumene yibanga. Tugeze ku cyo wari uzigamye. Ibyo nagiteguye ndi bukibabaze. Icyo kibazo nari nkibajije kubera yuko hari abantu bafite ibyo bikomere twavugaga mu buryo bugiye butandukanye, amateka y'igihugu cyacu murayazi. Reka gatoya Sam. Reka sa tugusubize. Reka mwihanganye gato bansobanura. Nagira ngo abadukurikira bumve yuko ibikomere byose waba waragize biri munsi y'imbaraga z'urusengero, kandi za mbaraga z'urusengero ushobora kuba waraharenganiye, ariko imbaraga ziri mu rusengero nizo zonyine zagukiza bya bikomere kurusha guhunga rusengero. Kubera ko uhunga niko ukomeza gukomereka birenze nuko wakomerekeyemo. Hari n'ikindi kintu ntabwo ari ihame ko abantu bose basenga bakiri ibikomere. Hari n'ibyo tuzapfana. Ntabwo ibikomere byose bikira. Hari ibisengerwa, hari ibyihanganirwa, hari ibisengerwa bikavaho, hari n'ibyihanganirwa ukabana nabyo, hari n'ibyomorwa n'iminsi, hari n'ibyomorwa n'igihe, hari igikomere cy'expiring kibe expired cyane rwose. Urumva ngenda kigira ariko nzakivuga undi muntu. Yakobo yaravuze ngo n'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe tagira ngo n'iki ubwoko. Abantu batazaza mu rusengero bazi ngo bageze ahantu ho kuruhukira muri paradizo. No, inyuma y'urusengero hari paradizo, niho tuzaruhukira. Ahantu hose uzaba ufite umubiri uzitegure kwakomerekera. Kandi ikindi cya kabiri, urusengero ugiyemo nta muntu n'umwe ukugira idene ryo kugushimisha ngo ibyo azabikore nk'ukwishyura umwenda kubereyemo. Ibyo ni umurimo uzakorwa n'umwuka. Igihe utazabibonana abantu ntuzagire ngo Imana ntigihari. Guhindura urusengero ni nko kurokrasa. Guhindura ishuri se bituma utajya ku isomo. None Murakoze. Nturi kubona ko ndi pasiteri. Umuyobozi wanjye wakorara ahantu hamwe yigeze anyobora hari muri 2008. Ndahaza aho wasengeraga kucyo gihe twari arangije ambwira ijambo rirambabaza. Nari mfite ububyutse nyine bwabo bubyutse bw'abantu bagikizwa kumva bamenetse. Nari muri korari bari bagiye kurwana ari babiri, dirija na perezida. Noneho hari n'abandi bakobwa babiri sinzi ibyo bari bapfuye. Twari dufite ayitatu. Bati oya nubwo twihanye ndagukubita ngo ukosore umenye ko ndi umuyobozi. Undi ati ukankubita bazirika ibitenge urabiza abashi babo. Arakizirika. Nanjye nari mfite ububyutse mwakihanganye ku mwuka wera mwamuhamagaye ingazi. Muzika Imana iri hano. Arandeba uzi ijambo yambwiye ati yarabiharaye. Uyarabiharaye. Ati nubihararuka nawe uzaterana ingumi nk'izo duterana. Donke abantu be kumva ko mu rusengero abariyo bose bageze mu ijuru. Ibi abantu babamo bishobora gutuma umuntu umwe yigira ikigenge bitewe nuko yiyumva, ariko umwuka w'Imana ni uyobora. Kandi reka mbibutse tujya mu rusengero twese turushye dufite ibibazo tutanuzuye twuzurizwa muri amen. Komereza aho ngaho. Murakoze cyane. Ndumva ibibazo nateguye kubabaza muri muragenda muhita mubikubitaho umwuka n'umwe. Amen. Ariko nendaga kubaza Anicet. Karame. Hari ukuntu ubuhamya bwacu bujya bubasha gufasha abandi. Wigeze ukomerekera mu rusengero? Uyu yarashize. Yarashize uyu. Yarashize we. Okay, reka kubikuvugira reka mbyihorere.
yarashize Mushumba- iyo yatagira Imana mushumba abapagana ari mu muhanda mu kabari wowe wavuze mu kabari ari byo ntazi mushumba ntabyo atazi ko umuhamagaro wanjye arawuzi kandi jise twarabanye noneho yagonganye n'abantu bafite nagira ngo tubwireho muri make kugira ngo tubashe gukomeza na wawe narahakomerekeye tunyuriremo muri make ntabwo mbabwira uko nakomeretse n'abankomerekeje ko kimwe mu bintu hari ibintu njya nimbaho atansiyo mu buhamya hari igihe ubwira umuntu ko wakomeretse n'uko bagukomerekeje ugabyutsa ibindi kandi ahubwo ugasanga uri kwigisha abantu gukomeretsa abandi banyuze muri sisiteme nawe bagukomerekejemo ko niyo mpamvu njye aho kukubwira uko nakomeretse nakubwira uko nakize igikomere kuko uko nakomeretse mba ndi gutegura abakomeretsa abandi kuba barwanye muri iyo pozisiyo uburyo nakizemo ibikomere nari nzi ko bankomeretse atari bo nagiye gushakayo kandi iteka ryose intsinzi iva mu ntambara intsinzi iva mu ntambara abantu bajya bavoma iriba ntabwo ushobora kunywa amazi yaryo utunamye ntushobora kunywa amazi y'iriba utigeze wunama kugira ngo rero uzabe umuntu ukomeye emera uce bugufi kugira ngo uvome iriba nyine urunama kuko amazi yaryo ari hasi noneho icya kabiri wavuga iby'ibikomere byo mu rusengero ntabwo yazanaruturamo ntiyanaruba kuko mu rusengero nahakomerekeye birenze ko ntabwo nababwira uburyo nakomeretsemo numva ntabikunda ariko uburyo nakizemo igikomere ni kimwe kuko iyo uri gukomeretswa mu rusengero ugakomeretswa n'abakomeye bo muri rwo bwa mbere Imana ibiri kwirata igihagararo cyawe mu gakiza njyewe iyo abakomeye bampagurukiye mpita mbona ko boroheje munsi yanjye kuko iteka ryose iyo umuntu ukuri imbere agiye kukurwanya aba ataye pozishoni yaje iwawe aba yatinye satani rero atinya hazaza hawe agakoresha abageze aho uri kujya niyo mpamvu ukwiriye guhagarara aho uri kuko ntawe uzaviwe ngo agutsindire iwawe ntibishoboka ikiruta kuko iyo umuntu agusunitse akuri inyuma guta aho uri kujya ariko iyo usunitswe n'ukuri imbere agukuraho wari uravuye aho nawe yari ari rero nta mwenda dufite jisite ibi ndabivuga reka nsoze abaturwanya nta kibazo tubafiteho imbere yacu n'Imana ni nuko nakemuye ibikomere byo mu rusengero wari uzi ko Imana ibyemera irabyemera reka ngo urugero rwa bugufi isi igira uko itegura igisirikare cyayo urebye tureyiningi y'igisirikare ntiwazongera no kugitekereza ntabwo utekereje mwebwe muzi ibigaragara bishyirwa hanze hari n'ibindi mutazamenya nta n'ibyo nzi ariko mureke mbabwire iki umuntu ukurwanya si icyaha wakoze icyaha ntaburwanya abakurwanya bakwiriye kuba ibigwi byawe byo kwihanganiraho kuko sibo dushaka ntushaka umuyobozi ntushaka umuririmbyi cyangwa turashaka Kristo umurimo niba umuyobozi ukuyobora yatakaje Kristo muri we mugumana umubera urugero cyane murakoze cyane pasiteri nawe ndashaka kuvugaho gato ku gikomere wagiriye mu rusengero n'uburyo wagikize ndagira ngo mpite mbibabariza rimwe ko n'ubundi turasa naho tugana ku musozo murabirangiza duhita dutira konkiriziyo dusoza ariko uyu munsi hari namwe hari abo mwakomerekeje ndiko mbitekereza nimwe muza kudusubiza musubiriza pasiteri yarabikomoje hari abo mwakomerekeje impamvu mbabwiye ngo nacyo muze kukivugaho hari umuntu wakomerekeje umuntu uyu munsi mu rusengero avuga ati Imana yambabarira niyo mpamvu ngira ngo nacyo muze kukivugaho kuko namwe nimba hari abo mwakomerekeje uburyo mwabashije gukomera kandi mukaguma mu rusengero n'umutima ukomeye kandi mukaba mukomeje gukorera Imana nyuma yaho turaza guhita dukora konkiriziyo dusengere abantu b'Imana. Murakoze cyane ngewe narabamaze urumva iyo ndi pasiteri iyo utagiye mu murongo w'itorero ngo winjire nyine muri sisiteme y'itorero uko iteguye mbinduka umwanzi wawe kuko urumva hari ukuntu ibintu bitegurwa ubunyoboye itorero abenshi barazaga bakambwira ngo twebwe iwacu twabikoraga gutya ese shankabaza muteruye sisiteme y'iwanyu muyizanye hano
ubu neza muraje mumbwire ngo ibi ngibi nibyo ndakora. Ati woya, none se nkababaza muvuyeyo munyuzwe, iyo munyurwa ko iyo mugumayo. Nabo bakambwira ati natwe ugomba guhindura ibintu gutyo. Tumva ko tugiye guhangana. Hari umunsi umwe ntabwo nzabyibagirwa, natakaje korari y'abantu 50. Kubera iki? Bamwe barambwiraga ngo twebwe nta muntu ugomba kutambara igitambaro, abandi bati natwe tukacyambara. Urabyumva? Ati kandi nta jipo twemeye muri korari, umuntu wese agomba kuza yambaye ukuntu ibitenge bakagira uko bakenyera. Abandi ati nanjye nkambura ijipo yanjye mwaba mumenye ko ntahamagawe n'Imana. Iyo ntambara kuyikiza byatumye ntakaza abaririmbyi barenga muri 50. Ndibuka nagize korari bari barimo basaga 100. Umunsi byabayeho nasigaranye 30. Ndababwira nti rero giye uko nahamagawe ibitambaro ndabyemera, n'amajipo yanyu ntacyo mpfa nayo, nimwemere mubane. Ati nukuvuze bamwe bati turagiye, abagira iyo bajya baragenda. Urumva nta kintu gikomeretsa umushumba nko gutakaza abantu, kuko icyo twahamagariwe ni ukubwiriza abantu. Iyo ubatakaza birababaza. Ikindi gikomere nagize kandi kirambabaza ni ukubona utakaza umuntu wakundaga kandi utamwanga, ariko kuko mwagonganye mu muhamagaro ukamutakaza. Anicet, uyu mwanya uburyo ngukunda ngutakaje nshobora kumara icyumweru ntarisinzira. Yewe mu bintu ngira n'umudamu wanjye akunda kumbwira ati ariko amaherezo yawe naya, kuki utakaza umuntu kumva mu mutima wawe urapfuye. Kavuga nti ngewe ububiko bwanjye iyo ntakaje umuntu nari nzi ko ari icyamariye, birambabaza. Nagize igikomero cyo gutakaza abantu, ariko kandi nanjye ngatsimbarara ku by'Imana yampamagariye, kuko buriya umuyobozi kuyoba kwe kwa mbere ayobywa n'abantu. Iyo uhaye abantu rugari nanone kugira ngo ugende wumva ibyo bashaka gusa, ntumenye umurongo Imana yaguhaye, uyoba vuba. Kandi iyo uyobye uhinduka umwanzi w'Imana, bariya bo bakwanga ubukubye kabiri. Urumva ukuntu biba bimeze. Rero twagiye tugongana n'abantu, tubonereho kubwira abadukurikiye mwababaye ntitubanga n'ukuri. Abo nakubise nkoresheje umwuka ndimo, nabo Anicet nawe yakubise bagukurikirana ubu barahari, bavuga ati nge no kureba Anicet ndaribwa, no kureba papa wiri ndaribwa, simba nkeneye kubareba kuko ibyo badukoreye nagahoma munwa. Reka nkubwire mbere rero ko nari nteye, nge najyaga ndeba umuntu wanze kwihana kumva naca inkoni. Hari n'umunsi umwe Imana yambwiye ati yewe ntabwo bayobora baryo, none se uzayobora abakristo gusa bakijijwe bageze ku musaraba uzababona. Ntabwo uri Kristo, reka abo baba babaye aba Yesu. Nkurikije rabo nababaje. Reka mbabwire tubonereho kubasaba imbabazi abo twababaje, abo twagonganye, abo twahiritse, mutubabarire ntitwabangaga. Ariko uru rugendo niko rumera. Paulo na Sila bigeze kugeraho baratandukana, na Barinabe na Paulo baratandukana, ariko suko bari banganye. Loti na Abrahamu baratandukanye, ariko inzira bajyagamo zari zimwe. Reka mbabwire turacyari kumwe namwe, ntabwo muri abanzi bacu, ariko aho twabagonze mwihangane nyine niko ubwo byagenze. Gusa niduhura mu nzira mujye muturamutsa nyabuneka. Murakoze, nta kindi nongeraho. Anicet, mbere yuko tugera ku musozo, yego, za nsengero twavuze uyu munsi zirafunze kubera covid. Hari n'izifunze kubera kubura abayoboke, ko dukurikiwe n'abantu bari no mu bihugu bitarimo covid, kandi hari n'abazatureba covid yaracitse. Murakoze cyane. Uyu munsi abakristo bitware gute ya mirimo ikorerwa mu rusengero? Hari iyo bashobora ndagira ngo basobanurire. Umukristo ufite umushumba yamuhamagara akamuha icya 10 n'ituro. Icyo ni icya mbere, kandi abakristo bitwararika kuri ibyo bintu, kuko ntabwo umuntu utanga ituro ari ugena uko rikora, nta nubwo ari ugena icyo rikora. Sobanura kuri icyo kintu neza, kuko barashaka ko baritura bakarikurikira. Ibyo ni imirimo y'abatambyi, aho kuzira ko nagiye gukoresha ituro icyo ridakora, naritanga uwarihawe akazira ibyo yarikoresheje. Kuko Imana ntizatubaza uko barikoresheje, izatubaza impamvu tutaritanze. Mu mirimo yo kuramya no guhimbaza kuririmba, dukwiye kugira amateraniro yo mu muryango, aho abantu bari
dukwiye kugira amateraniro kandi iyo ni imvano y'agakiza ko n'ivugabutumwa rya Pawulo muri Efeso yakoze dowa yasuraga urugo akigisha urugo ejo akasura urundi amarayo imyaka 3 kandi hari akadugudu gatoya. Dukwiye kugira amateraniro yo mu muryango. Bwa kabiri abadafite umuryango dukwiye gusenga dusabana n'Imana nk'ubuturo bwayo muri twe, ko twavuze insengero ebyiri, urusengero nk'ubuturo bw'umwuka wera n'urusengero nk'inzu ikorerwamo amateraniro y'abakristo. Hanyuma rero uburyo bwo gutanga rya turo hari n'abadafite abashumba, burya bakurikirana duhumurizanye. Abashumba manyumve neza badukurikira kuri duhumurizanye TV, nge nemera ko n'umuvugabutumwa umukristo yamwishimiye yamuha icyacumi, ariko wibuke ko stritire abantu rimwe na rimwe ntibabyemera, ariko mu buryo bwa evangelical, uburyo bwo kuvuga ubutumwa n'umubwiriza butumwa, uramutse wumva wamwishimiye wamuha icyo cyacumi akakirya nta rubanza, kuko n'ubundi niko biteguye. Cyacumi ni cy'abanyagicaniro kandi ari pastor ari umuvuga butumwa, bose n'abanyagicaniro kandi abo ku gicaniro batungwa n'ibyo ku gicaniro. Hanyuma sinzi niba Samu twari tumusubije icyo cyari cyo, tugasoreza kuri kimwe yari yabajije ngo abo twebwe twakomerekeje. Hari abantu tutakomerekeje twatonetse, hari igikomere cy'uruguma rushya, hari n'igikomere cy'uruguma rumaze iminsi. Hari abantu bashaka ngo tuvuge ibyo bashaka, twavuga ibihabanye n'ibyo dutekereza cyangwa tugakora ibihabanye n'ibyo batekereza bakabyita gukomereka kandi koko banakomeretse. Ariko urwo ruguma rubateye gukomereka si twe twaruremye, ahubwo turabatonetse, kandi akenshi umuntu uvura inkomere akuvura gutonetse. Abantu ntibagire kamere yihangana bagasohorwa nawe. Hari nabo dushobora kuba twarakomerekeje nubwo nta numwe numva nabikoreye mbigambiriye, birashoboka, ariko ntitwari tubigambiriye. Ariko kandi aho nari nsoreje ntabwo ari ukwikunda, nabwo ariko batwumvire mu mwuka, siniyumvisha ko hari umuyobozi ukomeretsa abayoborwa kuruta uko abayoborwa bakomeretsa abayobozi. Bene uwo nawe ntacyo yaba azi ashaka, uwo ntari mu muhamagaro w'Imana. Aho wakomerekeye n'uwagukomerekeje, banza wigenzurire ko utari nyirabayazana. Yes, kuko hari ugukomeretsa bitewe no kuri wowe. Hari igihe abantu iyo bari mu isiganwa witambika umuntu akakugonga, icyo gihe yes, witambika umuntu akakugonga iyo ni accident. Kandi mu mategeko y'imihanda habamwe accident ebyiri, hari izanywe n'umuyobozi hari n'iyizana. Rero abantu batwihanganira uko twageze n'igihe tuvuga ibyo badashaka mugana, ariko iyo umuntu ashaka kumva ibyo ashaka aricara akiganiriza, ni ubuze icyo umutima ukeneye kumva. Rero abo twakomerekeje mu mvugo ntabwo ndi bubisegureho, kuko Anicet aracyavuga bimwe yavugaga, ahubwo mu ngiro bambabarire imirimo y'urugomo rwanjye ndacyari gucurwa ngo ndeke kamere, ko kamere yanjye gisinzira ntabwo irapfa. Imana ibaha umugisha. Ahubwo Anicet buretse nanjye mubwire asubirize wenda iki kibazo, nanjye reka mubaze asubirize. Ubundi mu by'ukuri hari n'abakomereka, ariko kuko nabo banze guhinduka, kuko uyu munsi ni rwa ruguma twatonetse tutaremye. Kuko ubu nshobora kugira gutya nagukora hangasanga hari igisebe, ariko simpakoreye kukubabaza, ariko kuko aho nkoze uhababaye biraba ikibazo. Nk'ubu ngewe nabwiye umuntu ndamubwira nti rero wita uwo mugabo, uramuta uzagubwa nabi. Atahanye n'umuntu ngo mvishe pastor navuga ngo ariko buriya ngo zibibazo byanjye ngo kubwiriya mpamvu ngo sinzagaruka mu rusengero, yanze kugaruka uruguma rwari ruboze. Ariko ntabwo dukwiriye kubaho dutekereza gusubiza ibyo abantu bashaka niba bayoborwa n'imwuka, ahubwo nituba nkabo tuzaba turangiye bazatuyobora cyane. Ariko nibaba nkatwe bazayoboka Kristo aduhamagaye ngo tuba abayobozi muri bo. Ugomba kugandukira itegeko ry'ukuyoboye n'ubuyobozi bw'umuyobozi. Ahangaha twagira ngo twumve neza yuko ari uwakomeretse ari n'uwakomerekeje. Imbabazi z'Imana ku wakomerekeje zibonerwa mu rusengero, ziri hejuru nati no mu rusengero kuko hari uwakomerekeye aho atazasubira.
ariko ibyo ntibizamuciraho iteka. n'uwakomerekeye mu rusengero akarugumamo. Hari uwakomerekeye mu rusengero aruvamo ntazanarusubiramo, ibyo ntibizatuma arimbuka. Hari n'uwarukomerekeyemo arugumamo, ntibizatuma arimbuka. Reka mbabwire urugero rw'imbabazi z'Imana. Nuko imbabazi z'Imana ziruta ibyaha twakoze, ziruta ibyo wakora nonaha, ziruta n'ibyo wagambirira kuzakora. Ikintu kiziguhesha ni kimwe, ni ukuzakirana umutima uhindutse no guca bugufi. Yes, guca bugufi n'umutima uhindutse, kuko kuzifata na za ntoki. Reka mbabwire ko imbabazi z'Imana zandura kandi zigira inzigo. Kwandura ko imbabazi z'Imana zikuvamo kubw'umwanda ufite kuko ishusho ya Kristo izisa n'ukusa. Umwuka wera akakuvamo akijya cyane, umwuka wera aragenda. Mwuka wera aragenda. Rero imbabazi z'Imana ziruta abadukomerekeje, ziruta abo twakomerekeje, kimwe nuko hari ziruta n'ibikomere, kimwe nuko hari ushobora kwanga kubabarira kubw'igikomere ufite kitarakira, ariko Imana ikamubabarira mbere yuko umubabarira. Kubabarira ni ikimenyetso cyo kugira ngo wowe wikire, ukize, uruhuke. Ni nacyo gituma Matayo 7:6-14 nimubabarira abantu ibyaha byanyu byabo, namwe so mu ijuru nibwo azababarira. Ukuvuga ngo mbabarira kugira ngo nanjye mbabarira. None iyo ntababariye nanjye simbabarira. Niki Imana ibitubwira. Bane bahumukije. Tugana ku musozo, sinzi nimba hari icyo mwagenda mwongeraho pasiteri agahita asengera abantu b'Imana. Ngana ku musozo, reka dushimire abadukurikira kuri Duhumurizanye TV. Inyigisho zacu duhora dutambutsa, tuzitambutsa kenshi. Turabasaba gukora subscribe, ukajya uzibona uko zigiyeho. Icya kabiri, kuyisangiza abandi, kuko numva inyigisho igukiza uzayikirishe n'abandi. Muri ubwo buryo twavuga ngo umwanya mufata mukurikirana ijambo ry'Imana rizabashe kwera imbuto muri mwebwe, rizabagirira akamaro, rizagira aho ribavana n'aho ribageza, rizazana impinduka mu miryango yanyu, rizazana impinduka muri mwe, kandi igihe gikwiriye muzajye mwandika muvuge ngo ni ukuri ijambo ryageze aho rituvana n'aho ritugeza, kandi duhinduwe naryo. Burya komenti zanyu turazikeneye, uburyo mufashwa naryo turabukeneye ko mubigaragaza. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Nanashimira Anicet wadusuye kuri Duhumurizanye TV. Imana iguha umugisha. Ndagushimiye. Nanjye nsoza kugira ngo ubane n'Imana neza mu bikomere ari byo wagize cyangwa ibyo wateye abantu, aho kwita ku bagukomerekeje uzite kuba wakomerekeje, kuko ni wo mwenda ufitiye Imana. Ufite umwenda wo kwiyunga n'abo wahemukiye kuruta abaguhemukiye. Uzabazwa bo wagiriye nabi, ntabwo uzabazwa bakugiriye nabi. Wakiyunga n'abo wakomerekeje utitaye uko abagukomerekeje bakwitwayeho. Yesu abaha umugisha. Reka dushime Imana. Mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye umwanya waduhayeho kugira ngo tuganire kuri iri jambo. Mwami, waduhaye urusengero nk'ubuturo, waduhaye urusengero nk'uburuhukiro, uburuhukiro wageneye abizera, aho abizera baturirwa imitwaro, aho abizera bahindurirwa, aho abizera bambikirwa imyambaro, aho abizera bumva ijambo ryawe rikazana impinduka muri bo, aho abizera bahamya bakavuga ngo twarahindutse, aho abantu bataramira bakavuga amateka y'aho bavuye n'aho bageze, aho abantu batangira ubuhamya bw'iby'Imana yabakoreye, aho abantu baruhukira bakavuga ngo nambuwe icyari kinduhije. Warakoze kuduha urusengero. Impano ikomeye dufite ni ijambo ryawe. Impano ya kabiri waduhaye ni Kristo Yesu. Impano ya gatatu waduhaye ni umwuka wera. Impano ikomeye waduhaye ni uko waduhaye aho dutaramira kugira ngo twishime nk'igishushanyo cy'ururi mu ijuru. Abamarayika barakuramya, baraguhimbaza, baravuga gukomera kwawe, urera. Nicyo cyatumye uduha iyo mpano, kugira ngo natwe tujye tuvuga ngo urera, tubone aho tubikorera, tubone iryo huriro, tubone aho hantu duteranira. Mwami, nubwo ari inzu zubatswe n'abana b'abantu, ariko ujya uzeza ukaziha umugisha, twazivamo ukajyana natwe aho tugiye. Turagushimiye ko Mwami waduhaye urusengero. Abatari bubaka insengero ndabasengeye, uzabubakira insengero. Nubwo mu mitima twamaze gutuzamwo wowe, ariko dukeneye aho duteranira. Abakodesha ujye ubibuka, abadafite ibibanza ubibahe, abantu bazubaka insengero mu kimbo cyo kubaka utubari. Turagushimiye ko waduvanye ahantu hakomeye. Mwami, nari mfite umushinga wo kubaka akabari, kazagira akabari gakomeye mu mujyi wa Kigali. Urampindurira, ubona ko nkwiriye kuzaba umushumba, ngo nubake urusengero abantu bazaruhukira. Mu gihe nari mfite gahunda yo kubakira abantu bazajya basindira, bagasambana, bakiba, bakica, bakagambana, bagakora ibibi, kuko abenshi babaho ngaho bagira ibyo bagambaniraho.
icyo gituma iyo bahicaye bavuga ngo ijambo ry'abagabo ribonera mu kabari, ariko ijambo rizima turibonera mu nzu y'Imana. Ijambo rizima riri mu byanditswe, ijambo rizima riri kubatekereza ijuru. Tugushimiye ko tugiriye neza. Anicet umugisha, badukurikiye ubaho umugisha. Buri muntu wese mu rwe ruhande wafashijwe n'ijambo ryawe, mugirire neza kandi umwuka w'Imana arushaho kubasura. Mu izina rya Kristo Yesu, amen.